dutangire ikiganiro ku mugaragaro kugira ngo wenda tutaza no kugira abo dutinza. Nshimira abahageze bose, ndakureba African Boy, ndabareba ba We Are Together, ni benshi. Indemarwasha, Intare, Blessed, Citizens, Umwega, Alphonse n'abandi benshi. Jide rero sinzi niba unyumva kugira ngo ufungure mikoro dutangire ikiganiro kugira numve niba mikoro irimo irakora. Yego ndagukurikiye cyane Olivier, ndagukurikiye turi kumwe. Yego, reka mite rero nanaguheraho wenda navuga ngo nkubaze mu magambo make ntiriwe njya hirya no hino. Kenshi nako Jide ukunze kugaragara kuri YouTube ndetse n'ahandi werekana abantu nk'aba ngaba tuba turi kuvuga muri ikiganiro. Ahanini ufatiye muri rusange ubona bahurira ku kintu wavuga ngo bahuriraho n'iki kibitera abantu baba bagera ubwo bahitamo guharabika igihugu cyabo, noneho bikarangira barabaye abacakara bakazi bahawe, niba nabyita akazi cyangwa ibyo biyemeje gukoreshwa, kubivamo bikanagorana. Twagiye duherutse kubona hari nk'uwo wakozeho ikiganiro vuba aha ngaha Byansi Beka, ariko ingero hari n'izindi n'abandi benshi cyane batandukanye. Wowe ubona bahuriye kuki, babiterwa n'iki ku buryo babona ko badashobora kubivamo? Urakoze cyane Olivier. Barakoze abadukurikira, barakoze abamaze kutwitaba hano kuri iyi space. Ku kibazo mbajije rero ni buriya biratandukanye kandi bifite nanone aho bihurira. Aho bihurira rero ni hehe? Nuko bose babitegura, bose barategura, gusa wenda imirongo banyuramo akaba ari iza gutandukana. Uhereye wenda kuri uwo nguwo uvuze, ubona ko iyo ukurikiye parcours ye hari byinshi yagiye ategura, cyane cyane ko uravuze ati hari ibiganiro nakoze. Hariho kuba naraganiriye na mushiki we bavukana bakurikirana, ugaragaza mu by'ukuri umuntu uwo ari we, ariko nanone nanaganiriye n'umunyamakuru, kandi umunyamakuru umuntu yizera, umunyamakuru mukuru mu myaka, umunyamakuru umaze igihe kinini mu itangazamakuru. Ikindi kandi ubona ko atari umuntu waza ngo avuge ibintu biri aho ngaho bidafite gihamya, kuko we yageze n'ahambwira ati njyewe nijye wamwigishije, nijye wamuhaye training zitandukanye, naramusabiye. Urumva ni umuntu wahawe agaciro n'umuryango kugira ngo ajye gusabira umwana wabo. Arambwira ati ndetse yajyaga ngisha inama mu bintu bitandukanye. So iyo rero byo urebye parcours kora itangazamakuru, uko yise itangazamakuru, ni ukuvuga ikinyamakuru yashakaga gukorera, buryo hatangiye kujyamo bya investigation. Burya ese ni iki kintu ugiye gukoraho investigation? Ese ubundi iyo zo investigation uzajya uzishyira hehe? Uzajya uziripotinga ute? Uzajya ubigaragaza ute? Ese uzakorana nande? Hakazamo gushaka za fond, ukuvuga ibigufasha mu byo ukora. Wamaze kucyita gutyo ukajya ahantu runaka ngo babe baguha amafaranga, babandi bakunda kubita babisimbukiraho, of course nibo bazagufasha. Ni nako byagenze, baba bamuhaye amafaranga. And then hakabaho ubwo maybe contact ziba zirimo zikorwa hirya no hino, bitewe rero na ambition, bitewe na n'iki kudrivinga mu gushaka cyane cyane kujya i Burayi iyo ubifite. Urumva uba wabyubatse. Nakoze ikinyamakuru cyitwa gutya, hanyuma ntibagikunze, hanyuma byagenze bitya, hanyuma barakirwanya, hanyuma ubwo ukaba wubatse ikintu kizatuma nugera hariya rero uzaba ufite uruvugiro cyangwa se bazabasha kukumva. Iyo ibyo byose rero bamaze kubyubaka ukagera hariya, muri ibi bihugu by'i Burayi n'iki, baragusama of course kugira ngo baze kugukoresha mu byo bashaka. Ikintu abantu batajya bumva ni iki, nuko
kenshi ibihugu bya Afurika cyane cyane biba birimo bitera imbere bijya mu nzira y'ubumwe, babona bahuza abaturage, babona igihugu kiteza imbere, babona leaders badasaba, reka wenda mvuge uko byitwa, badasabiriza, bavuga bati ahubwo mureke dushakishe ukuntu ibyacu bike tubisaranganya, bavuga bati twigisha urubyiruko rwacu turuhe ibyangombwa byose kugira ngo bamenye ibibera hirya, nabo babashe kwihangira imirimo, bagashyiraho uburyo bwo kugira ngo habeho assurance maladie zitagoranye kandi mu buryo bwa contribution leta igashyiramo akabo kugeza uyu munsi, aho u Rwanda rushobora kuba runavuza abantu kugeza kuri kanseri, aho bahamagara abahanga, abaprofeseri, abadokiteri, impande zose kugira ngo baze gukorera mu gihugu, ariko kandi batagiye kure n'icyo bagakwiye kuba babona baramutse bakoze mu bihugu biri develope. Ni ukuvuga ngo igihugu iyo kiri kuvuga ngo gifunguye amarembo, gikuyeho viza ku munyafurika wese, urumva iyo bariyeri ivuyeho. So ntago mu by'ukuri ibihugu biri develope ibyo bintu bibikunda, bikunda ko ducikamo ibice, bikunda ko twifungirana, bikunda ko habaho ikintu kitaduteza imbere. Bariyeri nivaho, tukaba umwe, tugatangira gutekereza mu buryo bwagutse, ibitekerezo bikagera kuri boda, bikambuka bikajya mu kindi gihugu, ejo ukazaba ufunguye mu mutwe wawe, usigaye utekereza muri Afurika yose, ari naho uri gukorera, utavuga ngo aha n'aha barankumira. Ikindi kandi hariho kwihuta mu kugera ku byo ukora, bitewe n'uko wa mwanya wataga ushaka viza uyibura, wongera usubiramo ugira ute. Ibyo bintu ntabwo babikunda. Iyo batabikunda rero, icyo gihugu kiba baragitagatinga mu buryo bwo kukideturiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyo rero habonetse mbe nabo ngabo bagomba gukoresha, noneho byitwa ngo baravuga iwabo, byitwa ngo ni ibintu twabayemo, ni ibintu bikaba nk'aho babaye abatemwe, abo bantu barabakoresha. Ibyo rero turi kuvuga by'uko bageraho bakasanga barabaye abacakara, nuko hariho aho bigira ntibabashe gusubira inyuma. Kubera iki? Kubera ko ubagiye kuri payroll, bagukorera script ugomba kuvuga everyday, bagukorera ibyo ugomba kwandika, bagukorera ibyo ugomba, donc kongera gusubira inyuma ntibiba bikiza kugukundira nk'uko ubitekereza. Then ugasanga urafunze hano, kuko hejuru yawe hari boss ukubwira ngo uyu munsi se wagaragaje iki, uyu munsi niki cyakozwe. Ikindi kandi noneho ukicafuza kurushaho, ukanishyiraho amakosa ashobora kuba ibyaha, then igikurikira ni ikintu gutinya kujya iwanyu. So ibi rero nibyo birimo biba kuri benshi tubona. Olivier, reka wenda nuko nshubije ikibazo warumbajije, niba dukomeje imbere umuntu ashobora gukomeza kugerageza kwerekana details zitandukanye. Urakoze Jide, ariko ukiri aho ngaho, mbere yuko nkurekura gatoya, habaho kuba umuntu yasaba imbabazi mu gihe tubona ko igihugu gihora giteze amaboko, gitegeye abanyarwanda amaboko. Hari ukuba umuntu ashobora kuba yasaba imbabazi. Ese hari umuntu uri hano wenda ubuzi uko bigenda, aho baca, uko babicamo, bigenda gute? Wenda bari hano nabo baze kugira icyo batuganiriza, babitubwireho. Wowe hari icyo bivugaho? Aho baca ntabwo nzi ko hari amarembo atandukanye, ntabwo nzi ko hari procedure zindi zitandukanye. Umwana wese usubira iwabo, hariho deja ama exemple ahari twagiye tubona. Ni ukuvuga ngo ni ukureka ibyo ukora, ukareka mu by'ukuri kubeshyera igihugu no kubeshyera abayobozi, ukagaruka iwanyu. Niba hariho ibyo wakoze muri past ukabisabira imbabazi, ibyo twagiye tubibona, ubundi igihugu kikakwakira kigatega amaboko. Nta kindi kintu, nta yindi ngobyi bakubonera atari ingobyi yaguhetse ari igihugu cyawe. So iyo rero ubiretse ugasaba imbabazi, ukavuga uti rwose byari impamvu y'amarongo, ngiye nditahiye nisubiriye iwacu, igihugu kirakwakira. Hari byinshi twagiye, iyo utararasa
utaratera igihugu, utarashaka kuza ku muheto, kenshi ibintu nk'ibyo ngibyo biba bikiri possible. Haba hariho uburyo rwose ushobora kuza ugasaba imbabazi igihugu kikakwakira. Ntabwo nzi ko haba hariho ubundi buryo butandukanye ni ukurononsa ibyo ukora ubundi ukaza mu gihugu ukitahira, igihugu kikakwakira. Ndumva ariko bimeze. yego urakoze cyane Jide, reka njye kuri Damiye waba uri kunyumva? yego ndakumva, uranyumva? Yego ndakumva neza Damiye. Nagira ngo nkwibarize aho ngaho uri muri Canada ndetse n'ahandi ugenda hatandukanye, yaba ari mu Rwanda n'ahandi, tugenda tubona abantu bavuka umunsi ku munsi, yaba ari abari bari mu Rwanda, yaba ari abatangira kuvuga. Kenshi dukunze kubona abagenda bagatangira gusakuza uko bageze mu gihugu cy'abaturanyi, cyane cyane cy'Ubugande. Ubu niho benshi ubona birundarunze, ariko bigatangazwa, umuntu agatangara cyane kubona mu Rwanda udashobora gupfa kuhabona umuntu wibasira perezida wa repubulika w'Umugande uba mu Rwanda, cyangwa ngo usanga arimo arataka igihugu cye. Ibi bintu wowe nk'umuntu ukurikirana, ujya ubona ibi bintu abantu babiterwa n'iki, ku buryo agera ahantu noneho ukabona ko n'ibyo yigishijwe ahubwo byapfuye ubusa, ahubwo noneho agatangira gukora ibindi bintu navuga ngo bigambiriye gusenya igihugu no gusenya ubumwe bw'Abanyarwanda? Iki ni ikibazo gikuru kandi kiremereye cyane, kubera ko abangaba bitwa ko bagiye batoroka igihugu bafite undi mugambi runaka cyangwa se kwishakira amaronko. Ibyo ntacyo bitwaye, ni ibisanzwe. Ariko kuva muri 1994 na 5 abagerageje guhungabanya umutekano w'igihugu bose inzira yabo n'imwe ni Uganda. Iyo nzira ntabwo igize isibama, iracyahari n'ubu nicyo gikoresha ku inkubitiro. Si ko mu gihugu abitwa Basebarenzi, abitwa Habyarimana, abitwa Bakayima Nyamwasa, bariya bose inzira yabo niyo ngiyo. Usibye nabo ngabo n'ubusanzwe n'abantu Kayima yagiye ashuka ngo batoroke igihugu bajye gukora ngo icyo bita ngo rebellion hakurya y'ingiji ba Mudatsiro, bose inzira ni Uganda, bose ni inzira y'Uganda. Wena connection ishaka kuzaba muri Tanzania no Burundi makurya bajyaga za Minembwe, ariko kota ya nkuru ni Uganda kugeza n'uyu munsi. Ariko politiki y'iwacu yo mu Rwanda cyane cyane ibintu byose ibigenamo ubuhoro mu buryo wa diplomasi, keretse nkatwe tubibonamo uburemere cyane, biraturemereye kubera ko ushaka gutuka igihugu wese niba agenda agaturama. Niyo munsi murabibona bya Cyasibomana Atanazi n'abandi bamaze iminsi n'akagrupe k'abasore bise ngo bari intera hamwe bakorana na Paul Thomas Nahimana, bose bari hakurya aho ngaho. So ibi bintu rero ni ibintu biremereye muri make cyane cyane Abanyarwanda tukurikira. Wivuze neza Olivier, wivuze neza ko mu myaka mu myaka yose tubaye muri iki gihugu nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ntabwo turabona umugande n'umwe witeretse i Kigali uvuga u Rwanda, uvuga Uganda nabi, uvuga abayobozi ba Uganda nabi. Ariko buri munsi uko bwije uko bwira bose bavuga. So ibi byo rero icyangombwa hari nuko nkuko umukuru w'igihugu yatubwiye ko icyangombwa nuko twubaka ubumwe bwacu, tukubaka ubutabera mu gihugu, tukubaka imbaraga zidukwiriye, tukafatana urunana, nta muntu uzatumeneramo adutatanyije. So abavuga tuzaba umwanya wabo, n'abakora dufite umwanya wacu. Rero ni ikibazo kigiye, ariko ubundi igihe batugoteye n'ubu ntacyo barahungabanyaho, gusa tubibona atari umubano mwiza, atari ibintu bikwiye. Singewe utanga umurongo w'imibanire y'ibihugu, ariko nkurikije uko mbireba ari ibintu bidakwiye ku bantu bitwa ko tuvindimwe cyangwa se dusangiye amasano cyangwa dusangiye imipaka cyangwa dusangiye ibintu abiriye. Niba ngushubije ko bikwiye simbizi Olivier. Yego urakoze Damien, wenda turatega amatwi n'abandi baza kuza gusaba ijambo bagira ibyo batubwiraho, ariko ukiri aho ngaho nagira ngo nkwibarize gatoya. Nanone dukunze kubona ko aba bantu kenshi barimo baragerageza gukoresha urubyiruko ndetse n'abitwa ko
bafite amazina, niba navuga ngo ni abasitari, ubwo ni ukuvuga ngo haba harimo abahanzi, abakorana n'abahanzi n'abandi benshi batandukanye. Ubona izi tageti batagetinga, hakwiriye gukorwa iki? Hakwiriye gukorwa izihe nama ku bantu nk'abo ngabo, kuko urabibona ko ari bo batagetinga cyane. ikintu gihari nka gikomeye nako gikuru gihari ni kimwe nuko bose baravuga bimwe. Wahunze mu Rwanda 94 aravuga kimwe neza neza wahunze uyu munsi. Iyo urebye Sibomana Atanazi ibyo avuga uyu munsi niyo twumvaga na Serge Ndayize mu myaka ishize, nibyo twumvaga na Musabyimana Gaspard, nibyo twumvaga na witwa Simeo wo muri mu Bwongereza, ngo radio itawikera nibagiwe radio ko yitwaga nawe yaracecetse, nibyo twumvaga na witwa Kayumba Rugema kwa Musabyimana Gaspard, nk'umuhanga w'inkotanyi, nk'umuhanga wabanye n'inkotanyi, nk'umuhanga wabaye ku rugamba, uzi ibyepfo na ruguru. Bose muramuha hariya, bose icyo bavuga ni kimwe. Ariko kutagetinga urubyiruko, nta rubyiruko batagetinga urubyiruko rwabo, kuko urubyiruko rw'u Rwanda ruzi ukuri kw'amateka, rumaze iminsi rurasobanukirwa, abari bo barakurira mu gihugu kibahesha agaciro kabakwiye, cyangwa se igihugu kitabavangura. Nibyo njya mvuga buri gihe, abantu babaye muri MRND, ishyaka rya Habyarimana, cyangwa se mu butegetsi bwa Habyarimana, nta kintu na kimwe bashaka kutwigisha kibaho. Murabibaza witwa Bahunga, uri mu myaka tungana, wabaye muri ambasade y'u Rwanda muri Uganda, niyo nkunda kuvuga cyane. Iyo avuga ubumwe bw'Abanyarwanda, iyo avuga iva ngo kirazira kugira ivangura mu gihugu, yarakure mu ivangura, yarakure mu system y'ivangura. Ni iki gishya yigisha leta y'ubumwe uyu munsi? Rero ibyo bakora uyu munsi ni nacyo bakoze icyo gihe. Akarimi bakoresha nko kuvuga ngo ziriya nkotanyi zizasubirwa muri Bugande, nicyo bavuga kijyagiye n'uyu munsi nicyo bavuga. Cyangwa se witwa Major Mupende avuga amasine ofisa yaguye ku rugamba, akabyitirira inzego zibakuriye. Icyo avuga uwo munsi ni nacyo ejo bundi numvise witwa Badrama amaze iminsi atogotamo. Bivuga ngo barimo barakopi nta kintu bafite cy'ukuri bavuga, usiye gusubiramo ibyo abandi bavuze kuva kera. Kandi ibyo bavuze kuva kera nta na kimwe cyahungabanyije umutekano w'igihugu, ariko ntihabura umuntu umwe babiri bagwa muri uwo mutego. Uribaza kugira ngo umuntu uri mu mahanga nkatwe twese nkatwe twiyemeye tukavuga amazina yacu, umuntu akakubona kuri ufite izina kitwa turatugabane nk'icyo nkiteretsaho, akavuga ngo ibyo uvuga rwose uri umuntu w'umugabo, ibyo uvuga rwose uri umukobwa mwiza cyane, uri intwari rwose, kamuheza agafaranga wongereho rwose, turagukunda cyane, humura nta kibazo azagutwara, tuzabwira ambasade. Ejo amategeko yakugonga, nibyo wavugaga, amategeko yakugonga ukajya mu buroko, bagatanga kuvuga ngo women right, uwo muntu mwavuganye nturabubona mu ishusho, nturabubona mu ifoto, nta na zoom muraganiraho, gusa ngo aragukunda, arakuzi, yaguye amafaranga birahagije ngo mwabakoranye uba wamwizeye. Ariko niyo wabizize mubyarana bo, nta kundi wongeye kukubona. Ejo numvise witwa Gitifu, muze mwese kuri Twitter, byonyine umuntu wese aganira na Gitifu cyangwa uza abakiriya Alfred, uganira nawe wese urubanza rwamukatiye. Ikibazo ni uruhe? Mubona imvugo akoresha y'ubugome, mubona imvugo y'ibitutsi atuka inzego z'igihugu zacu. Muyibuka ko ise na nyina baguye muri gereza. Ejo bundi yakoreye ikiganiro nawe twari Gasingwa, ngo bibuka Sendashonga, bahora nicyo mbakundira, bahora amatagozo yo kubika, bagahora kwirimbi. Kera byari igitutsi, ariko ubu ngubu nibyo bahisemo. Gusa icyo nshimye ni kimwe nuko nta rubyiruko bazayobya. Ejo urimo akurikiye ikiganiro cya nyakubahwa Madamu Perezida wa Repubulika n'abaminisitiri n'abayobozi bose bafitanye igihango n'urubyiruko, bajyanye igihango n'urubyiruko, bitse ngo urubyiruko n'igihango. Ntabwo nibuka neza titre uko yavugaga, ariko urubyiruko guhana igihango n'igihugu, guhana igihango n'ubuyobozi bw'igihugu, kugira ngo babemo abantu bazima, babemo abakora igihugu neza, babemo abantu bazubaka amateka yandi meza aduhuje twese dusangiye igihe kiri imbere. So rero abangaba
ntabwo bazabashobora kuko igihugu kirimo kubaka izindi mbaraga mu rubyiruko, kandi urwo rubyiruko ruhabwa amahirwe amwe. Ntawe uvangura mu ishuri, ntawe uvangurwa mu kazi, ntawe witirirwa kariya kanaka ngo kabe intakoreka. Ukoze amakosa nta muntu ufite sitati y'intakoreka, n'uwo ari we wese mu nzego zose z'igihugu. Iyo ni experience tuzi ko ukoze amakosa yose arabihanirwa. Ntawe ufite ubudahangarwa kubera ko ngo ari uku n'uku kwihariye, ntako. Muri make ni uko nguko Nyakugira Imana. urakoze nawe Damien, tinya kugira Imana nawe urakagira Imana. Jide ndabona wagarutse, ariko hari umuntu wigeze kuzamuka witwa Tuyizere, waba wahageze ngo ufungure mikoro? Ego, ndabumva neza cyane. Yego. Tuyizere, sinzi imyaka yawe ariko nkeka ko ushobora kuba uri mu rubyiruko. Eh, mu by'ukuri ukurikije ibyo ubona hano muri social media n'ahandi hantu hatandukanye, cyangwa ushobora no kuba hari igitekerezo wazamutse ushaka kuvugaho cyangwa kubazaho, ariko nagira ngo wenda nkwibarize, ukurikije ibyo ubona mu rubyiruko, hari abihisha bagakoresha amazina atari ayabo, bakihisha mu mazina atari ayabo kugira ngo babashe kugira abo bubahuka bagatuka, barimo umukuru w'igihugu, ndetse bakanapfobya ku buryo bugaragara kubera ko aba azi ko ntawe uri bumumenye kubera ko arimo arakoresha amazina ataraye bwite cyangwa nta n'ifoto iriho. Ariko nyuma bakibagirwa ko social media nubwo wihisha, ariko hari igihe tekinoloji bakufata bakuvumbura. Icyo gihe wowe nk'umuntu niba ukurikira ibibera kuri social media, ubwira iki, uravuga iki, urabwira iki urubyiruko rukoreshwa gutyo muri ubwo buryo, noneho barangiza akisanga adashobora kugarura? Si abisanga wenda banafashwe cyangwa bagaragaye gusa nabwira, ahubwo nabwira nutekereza ko wenda yabyisangamo, kabone nubwo yaba afite security ingana ite cyangwa n'ukundi kuntu kundi wenda yaba yarihinduranyije wenda bizatuma atagaragara, bose ndababwira muri rusange. Ubundi dufite ikibazo wenda twebwe mu bajeni, navuga wenda cyo kutamenya intego zawe, aho ugana n'icyo wifuza kugeraho, bigatuma ugera mu nzira ugahura n'abantu bagashaka kukuraga urubanza rwabo cyangwa bagashaka kukuraga umurage wabo ariko mubi, noneho kubera ko wenda intego zawe ushobora kuba utazizi cyangwa se uzitiranya ugahita ubakurikira. Ubundi byaba byiza nimba uvuye i Kigali ugiye i Muhanga ukaba uzi icyo ugiye gukora i Muhanga n'ikikujyanyeyo, kugira ngo utazagera ku Kamonyi umuntu akakubwira ngo vamo, ngo tubanze ngo ducane ku Rugarika. Rero wenda impamvu urubyiruko twisanga muri ibyo bintu n'icyo ngicyo gishobora kubamo, n'ikindi no gukunda ibishuko cyane kurenza kuruta uko wakirinda. Ukumva ko umuntu akubwiye ngo ukoze bino wabona miliyoni 100 mu mezi 2, ukumva ko byoroshye kurenza, ukumva ko wakora buri kimwe cyose ukabona ayo mafaranga utitaye ku zindi ngaruka zindi. Ni ibintu byinshi bishobora gutuma umuntu yisanga muri ibyo, ariko nge ndavuga by'umwihariko ngewe uko mbona ibintu. Ubundi twebwe u Rwanda dufite amateka akomeye mabi yaranze igihugu n'abantu bayakoze. Abo ngabo baracyariho n'ahantu bagiye, n'abo bakoranye baracyahari. Dufite abantu bakoze ibyaha, bakora jenoside, bafite ideology ya jenoside, barahunga bava mu Rwanda bajya hanze, situ cyane cyane mu bihugu duturanye cyangwa ni Burayi. Abo ngabo iyo ideology ukora ko habayeho imyaka myinshi bigishwa ko aribo bagombaga kuba mu gihugu bonyine, baracyayifite. Babayeho bakoteza amafaranga bayatanga bishyura, bifuza ko babona undi bajyana muri uwo mujyo kugira ngo bumve ko hari wenda banezerewe ko bafite abandi bantu bari kumwe nabo. Hari n'abandi bantu bari hanze bakoze ibyaha, iyo ari muri ubwo buzima aba yumva yabona abandi bamwumva kimwe. Dufite n'abandi bananiwe kubaka igihugu cyabo bajya hanze. Dufite ingeri nyinshi z'abantu bagiye hanze. Dufite n'abagiye gushakisha ubuzima bisanzwe, bagerayo bagatinda mu bishuko cyangwa se ntibanahirwe, bagahitamo kugendera muri uwo murongo bitewe n'ibyo bizezwa. N'abandi bantu bandi bafite ibyo bo bakoze cyangwa se bari gukora ariko bakabigenderamo kwa kutamenya intego zawe. Rero ku mbuga ziri hano hanze aha huzuyeho ibintu byinshi, ariko byose ingaruka zabyo zose ni ukugutesha igihe. Ikindi ushobora kwisanga urimo urakora n'ibyaha bidasaza. Ibyo byo ni ibizwi. Ushobora gukora ibyaha bidasaza
ushobora kuraga umuryango wawe cyangwa ejo hazaza hawe habi, ukazisanga mu mategeko ugiye gufungwa cyangwa n'ibindi. Ariko ibyo nubwo bitabaho, abantu bose bavuga nabi igihugu cy'u Rwanda, ikintu bose bahuriraho ni kimwe, ni uko njye mbona hari ibintu byabaremereye batekerezaga ko bitakunda, babona birimwo biba, bo bagahitamo umugambi wo kumera nkaho niba ari toroma, niba ari ugushaka kwerekana ko ibyo bintu bidakunda, akaba ari byo bagenderamo. Akaba ariyo mpamvu bashuka abo babonye bose. Iyo urangaye cyangwa se ntuba ufite intego nk'uko nahoze mbivuga, uhita wisanga waguye muri uwo mutego wabo, waba uri mu gihugu. Ariko abo byoroshye cyane ni ku bajene, by'umwihariko bari hanze y'igihugu. Ariko no mu gihugu naho barimo, kuko tubona abana n'ubundi bavuga nabi igihugu cyangwa bafite ingengabitekerezo kandi bari mu gihugu. Ubwo rero icyo navuga, urubyiruko rurasabwa kumenya intego z'aho rujya, ni nabwo umenya igihugu urimo n'intego zikikujyanamo. Mu by'ukuri u Rwanda ruyoboye abaturage mu buryo bwo kutwigisha ubumwe bwacu, gushyira hamwe, gutahiriza umugozi umwe, ndetse no gukora ngo dushake ejo hacu heza. Niyo mpamvu munabona u Rwanda, ibikorwa by'u Rwanda bimeze nk'ibiremerera abandi bantu bandi, kuko ibindi bihugu bindi duturanye, iyo urebye en general, byasigaye inyuma mu iterambere, binasigara inyuma cyane rwose bigaragara. Noneho abandi abaruvuga nabi bahimba ibintu bidafatika, bidafite ukuri. Nk'uko Damien yari abivuze, bahora basubira mu bintu, kumva umuntu arakubwiye ngo abaturage b'u Rwanda ngo barakenye, ngo barashonje, ngo bagiye kwicwa n'inzara. Wamureba we cyangwa wareba naho muri arimo arabibakubwirira, ukabona abashonje kurenza n'abo ngabo arimo aravuga. Wareba n'abo duturanye ukabona bababaye kurenza n'ibyo arimo aravuga. Rero icyo navuga nuko abantu bazavuga n'abo u Rwanda bo bari hari benshi, ahubwo abo nabwira kwitonda, kuba maso, kwirinda ibintu nk'ibyo. Ni urubyiruko ndetse n'umuntu wifitiye gahunda y'iterambere ye, ugahura n'abantu nk'abo ngabo, kuko bo barahari. Dufite abantu bafite ingengabitekerezo itazigera bavamo, bahisemo kuva mu Rwanda, bahindura amazina. Abandi barakoze baragenda babatindi, nta gahunda afite yo kwiteza imbere, afite gahunda yo kwirirwa avuga nabi igihugu cye, gutukana. Uburere yavukiyemo ni bubi. Dufite n'abana barazwe n'ababyeyi bakoze jenoside, babatuza iyo ngengabitekerezo, bayikuriramo. Iyo ariyo ngiyo yo muhuye, ashaka kukuraga ibyo nayo ngo mujyane. Birasaba rero kwitonda cyane muri ubu buzima. Ntabwo ari ngombwa ngo umuntu aza gushuka uko gusa. Ikintu urubyiruko rusabwa ni ukwitonda gusa, no kwirinda abantu nk'abo ngabo. Kandi iyo urebye en general, ibintu banakubwira nta nubwo ari n'ukuri. Wenda reka nsoze, ariko reka ngaruke kuri aka ngaka. Ubu Padiri Ngendahimana yatangiye kera, njye nari ndi muto njya kumwumva nkamumenya, yaravugaga ngo perezida wacu ngo yapfuye, ngo corona, hari muri corona. Hanyuma umuntu wamwirukanse inyuma w'umujeni, cyangwa abantu bamwirukanse inyuma, ko nzi ko hari n'abantu bakoteje birirwaga bamwumva, ubu ngubu barungutse. Ubu ngubu hari inyungu n'imwe bagezemo, si igihe bataye. Rero hari abantu baturaga ibintu, banatwereka ibintu bidafite n'umumaro, n'ibintu banavuga nta n'ikindi kintu kindi byanakumarira uretse kuguha amafaranga ngo ujyane nabo, cyangwa se kugushuka gusa. Rero ni byinshi, ariko impamvu ni iyo ngiyo. Ariko impamvu zibitera zo ni nyinshi. Icyo dusabwa ni ukwirinda, nk'uko mwakoze iyi titiri ivuga ngo baradushuka ngo turwanye u Rwanda, bikarangira ari twebwe nyine ingaruka zibayo, cyangwa ubaye n'abacakara. Situ niyo urebye abenshi usanga ari abantu bishwe n'itabi, urumogi, uburara, ndetse n'ibindi bidafite n'imico zikwiye no kuba ziranga n'umunyarwanda. Ugasanga bahisemo uwo muryo. Rero ni ibintu bikomeye, kandi bikomeye byumvisha amatwi akomeye cyangwa se umutima ukomeye. Bisaba kwitonda cyane. Yego, reka ngushimire Tuyizere, nk'umuntu w'umujene. Damien, hari ikintu wari uvuze? naribuze we ntuza kubona umwanya uze kureka nshiraho ijambo rya madamu nyakubahwa perezida wa repubulika ejo bundi aganira n'urubyiruko. Nta kibazo, ushatse wahita urishyiraho. Okay, urakoze. Bizimana, rubyiruko, bana bacu, abayobozi mu nzego zose z'igihugu, abafatanyabikorwa bacu, ababyeyi, mwiriwe neza. Banje kubashimira kuba mwitabiriye ihuriro ry'urubyiruko ry'uyu munsi. Nk'uko mubizi, ntabwo ari ihuriro gusa tuganiriramo, ahubwo ni umwanya twongera gufata ngo twunamire abasore, inkumi bari urungano rwanyu, bamba ubuzima, bavukijwe inzozi zabo
n'ibindi byiza bari kuzageraho. Ndanashimira kandi abo twabanye mu gikorwa cyabimbuye iyi gahunda cyo gufungura inzu y'amateka y'urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Ntarama mu Bugesera. Ndabashishikariza kuyisura ndetse n'ahandi henshi habitse amateka yacu. Nubwo twibuka tukanababara, uyu munsi ntabwo twibuka gusa amateka mabi twanyuzemo, ahubwo twongera no kwibutsa igihango dufitanye cyo kurinda ubumwe bwacu no gukomeza kubaka u Rwanda twifuza. Umwanya nk'uyu kandi twongera gutekereza ku nshingano dufite twese nk'Abanyarwanda, cyane cyane urubyiruko, tukongera gusubira mu mateka yacu, kuko gusenyuka k'ubunyarwanda n'u Rwanda no kongera kwiyubaka kwabyo bifite amateka akomeye tugomba guhora tuganiraho nk'umusingi wo kubakiraho. Hashize imyaka 32 Jenoside yakorewe Abatutsi ihagaritswe. Ni nayo myaka ishize dutangira urugendo rwo kubaka u Rwanda rutubereye buri munyarwanda wese akwiye kwishimira kubamo. Iyo ukurikiranye amateka y'u Rwanda mbere na nyuma y'umwaduko w'abakoloni, ugasoma ibyabaye mu Rwanda nyuma y'uko rubonye ubwigenge, ukumva imbwirwaruhame abari abayobozi icyo gihe bavugaga n'imvugo bakoreshaga, urushaho gusobanukirwa uko isenyuka ry'ubumwe bw'Abanyarwanda ryateguwe igihe kirekire. Gufata umwanya nk'uyu rero birakwiye, kuko guhindura imyumvire mibi abantu bigishijwe imyaka myinshi kandi gashinga imizi, nabyo bisaba imbaraga n'umwanya. Ingengabitekerezo ya Jenoside yagiye iherekanwa muri generasiyo zitandukanye, ari nayo mpamvu tukibona no mu bakiri bato. Abato turi kumwe uyu munsi, ngira ngo amateka y'uko umugabane wacu wa Afurika washegeshejwe n'ubukoloni mwarayize, ndetse n'ihame rya divide and rule cyangwa se diviser pour mieux régner abakoloni bakoresheje ngo basenye ubumwe bwacu mwarayumvise. Aha siho nifuza gutinda, ariko kuko aho byatugejeje nk'igihugu n'ingaruka zabyo n'uyu munsi tugifite twarazibonye. Mu mvugo z'abato numvise mujya mwibaza muti ni gute twisanze aha hantu. Nagira ngo munongere kwibaza muti ni gute twava hano hantu. Ni gute abakibona mu ndorerwamo y'amoko bava ibuzimu bakajya ubuntu. Ni uruhe rukingo rwadufasha kwirinda abato bakibyiruka nkamwe ngo mwirinde, ariko munarinde iyo ngengabitekerezo isenya, munirinde iyo ngengabitekerezo isenya ntizabagereho. Nyuma y'ihungabana Abanyarwanda benshi bari bafite nyuma y'uko FPR Inkotanyi yari imaze kubohora igihugu, yarashobokaga ko abantu bahitamo kwihorera, ariko ntibabikoze, kuko bari kuba batatiye igihango cy'impamvu bafashe intwaro bakemera guhara ubuzima bwabo ngo barwanire igihugu buri munyarwanda wese yibonamo. Kuri benshi bumvaga ari inzozi ko FPR Inkotanyi yafata igihugu ikakiyobora. Ni nayo mpamvu kuri bo bumvaga bizaborohera cyane kongera gutera u Rwanda. Babigerageje kenshi ariko byarabananiye. Muri icyo gihe kandi hari abahunze kubera ibyo bari basize bakoze mu Rwanda bahunga ubutabera. Hari n'abandi babaswe n'urwango rukabije, bumvaga ko badashobora kuba mu gihugu kitayobowe n'ubutegetsi bitaga ubwabo. Bahisemo guhunga,
nanjye ngabitekerezo bakomeza kwigendana no kwiyigisha abo nabo barimo urungano rwanyu. Ntabwo twirengagije ko hari byinshi muganira n'ababyeyi cyangwa mwigishwa mu rugo. Hari abagiye babidusangiza mu buhamya, ukumva ukuntu imiryango yabo igikomeye kuri ya ngengabitekerezo twita ko ariyo kwishyiga. Ariko nagira ngo mbahumurize, urukundo rw'umuryango ntirukwiye kutubuza gushyira imbere ikizaramira u Rwanda ariyo ngobyi iduhetse, aho twibona twese nk'umuryango mugari. Bana bacu, urubyiruko, umutima w'Abanyarwanda babanye nawo ishyanga, bakawuraga aho babyaye, bakabakundisha u Rwanda batazi, bakiyemeza gutaha batazi icyo basanze, bakemera gutanga ubuzima bwabo. Uwo mutima murawumva? Mwebwe muzi u Rwanda rwiza batamenye, bishoboka bite ko umuntu yakwemeza ko ibi byiza byose ari byo bababeshya, kandi mukabibwirwa na ba mutima muke batanaheruka, biyemeje kuba ba mpemuke ndamuke, batunzwe no guharabika igihugu n'abayobozi bacu. Urubyiruko n'abari bato babohoye igihugu mu gihe cy'imyaka 32 ishize bakoze amahitamo akomeye yashoboraga no gutwara ubuzima bwabo, kandi koko hari benshi baguye ku rugamba kugira ngo u Rwanda rwongere rubeho mu mahoro. Mwebwe urubyiruko n'abato b'uyu munsi mufite umukoro ukomeye wo kurinda no kubungabunga amahoro n'umutekano dufite, kandi bikajyana n'imibereho myiza mu nzego zose n'iterambere. Mufite byinshi byo guheraho mu kubaka amateka azagena imibereho y'u Rwanda n'Abanyarwanda itajegajega. Ese mwebwe ntimwifuza kuba mu gihugu giteye imbere, kigendwa ndetse n'abafatanyabikorwa bifuza kugana? Ibi rero ntabwo bishobora kubangikana n'amacakubiri n'ibindi bigamije gusenya. N'uwagira ibindi adashima ntiyakwanga gutura mu gihugu giteye imbere, gifite isuku, aho abaturage bose bahabwa amahirwe angana. Ndabashimira kandi mbasaba gukomeza umuhate wanyu mu kugaragaza isura ya nyayo igihugu cyacu, cyane cyane ko mwebwe mufite byinshi mwerekana. Abo bandi bo nta kindi bafite bashyira imbere uretse amoko, kwibasira abayobozi n'ibindi bigayitse bimwe tuvuga ko atari iby'i Rwanda. Rubyiruko, batumirwa bacu, niba tukibona bake bakibaswe n'ingengabitekerezo ya Jenoside no kwibona mu ndorerwamo y'amoko aho bavuka cyangwa baturuka, ni ikimenyetso ko tutaragera ku myumvire imwe twese, ko ndi umunyarwanda ari igitekerezo ngenga cyo kubaho kwacu dukwiye gushingiraho byose. Ndifuza kongera kubasaba kugira amahitamo akwiye mu buzima bwanyu, kuko ibyemezo mufata ntabwo bigira ingaruka ku buzima bwanyu gusa, ahubwo bigirira n'ingaruka ku miryango yanyu n'igihugu muri rusange. Mu gihe kirekire amateka y'u Rwanda na Afurika yavugwaga cyane n'abanyamahanga, abo turi bo, uko dukwiye kuba twambara, uko twitwara, imiyoborere, imyemerere n'ibindi bikagenwa nabo, bakagira n'uburyo banabivuga. Hanatanga urugero rw'umunyarwandakazi Marie Clémentine dusaba ijambo, uherutse kwandika amateka nyuma yo kwegukana igihembo gikomeye cya Camera d'Or muri Cannes Film Festival kubera filime ye ya mbere yise Benimana. Ndabakangurira mwese kuzayireba, kandi Clémentine n'abandi nkamwe mukomerezaho. Uyu munsi amateka y'u Rwanda agenda arushaho kuvugwa n'Abanyarwanda ubwabo ku rwego mpuzamahanga,
kandi iyo niyo ntego namwe mukwiye kwiha, kutemera gusa ibyo abandi bavuga ku gihugu cyanyu. Ibyo bisaba kwihugura ku mateka yacu, ibyo Bizimana akora neza cyane, kandi mukabikora mwibwirije ubwanyu, ntawe ibahatiye. Gusura inzibutso, kumva ubuhamya, gusoma inyandiko n'ibitabo n'ibindi, mugasobanukirwa amateka yacu byimbitse, biri mu bizabafasha. Ntabwo ari umurimo woroshye, ariko ntabwo ari n'umurimo udashoboka. Igihe cyose u Rwanda rwahoranye abatabazi barurwanira. Uyu munsi ni mu batabazi bazamenya u Rwanda rwa none n'urw'ejo. Mu izina ry'abakuru twongeye kubasezeranya ko uyu munsi turiho kandi tuzakomeza kwimana u Rwanda. Mwebwe abana bacu muzaba heza. Iri ni isezerano kandi ni n'igihango dufitanye n'igihugu cyacu. Mujye muzirikana ko u Rwanda dufite ari uru nta rundi, kandi nta heza haruta iwabo umuntu. Nta rwitwazo rero rundi twubaka u Rwanda twifuza, nk'uko ya ndirimbo bivuga neza ko tuzarwubaka tukarugira paradiso. Murakoze, mbifurije kugira ibiganiro byiza. murakoze cyane ku umwanya mu mpaye kugira ngo dusangire aya magambo meza cyane. Ariko ahantu yo gusubiramo nshimangira kurushaho, ba basore n'inkumi bitabira urugamba, abasekuru babo, ababyeyi babaraza ati kiriya gihugu nicyo cyanyu cyitwa u Rwanda, bakimeneye amaraso. Izo nzozi zo kugitaha cya gihugu ntibagize amahirwe yo kugitahamo, baguye ku rugamba. Uyu munsi hari abarutashyemo, hari abarurimo, bareba ibyo byiza by'abavandimwe bacu batabonye. Kubirengwamo rero ni ugutatira amaraso y'abana n'urubyiruko rwacu rwagiye ku rugamba. Rero ni ukuvuga ngo ntabwo tuzaha amahirwe umuntu wese uzatatira icyo gihango, kuko icyo dusangiye ahangaha ni icyo gihugu dusangiye. Icyo dusangiye ni ubwo bumwe. Icyo dusangiye ahangaha ni kutavangurwa ku mashuri no mu kazi no mu mirimo. Imvugo igayitse, imvugo y'amacakubiri yabibye imyaka myinshi cyane. Uyu munsi dufite imvugo iduhumuriza twese nk'abanyarwanda. Rero ibi kubisubiramo tuzaba tubisubiramo, kuko n'ubundi ugambe gukora basekibi baracyafite uwo mutima, baracyafite iyo ntego. Rero tuzaba tubisubiramo. Njya ntanga urugero rushekeje cyane. Dr Bizimana nako Dr Murangira Thierry ajya avuga ngo asobanura uburyo abajura biba abantu, ugasanga ni uburyo bumwe babiba, ariko ejo kumva abandi bibwa muri ubwo buryo. Telefone yanjye amafaranga yibwe kuri telefone yawe, ushobora kugira iyo ni bimwe bice basubiramo. Natwe rero tuzaba dusubiramo amacakubiri uko twamenye, dusubiramo none n'ibyiza byo kwitandukanya amacakubiri uko bigenda. Ntabwo tuzarambirwa, kuko n'ubundi sekibi aracyari mu mayira. Ariko amahirwe nubwo basekibi turimo turabaherekeza neza, tunajyana. Ariko mu by'ukuri abana bacu b'ejo hazaza, cyangwa abanone n'ejo hazaza, rero mu kubaka amateka y'ukuri atubereye. Murakagira Imana, murakarama. Yes, urakoze nkaka. Olivier, turacyari kumwe? Yego turi kumwe ji, komeza nta kibazo. Wigeze kumbaza ikibazo cy'uburyo umuntu yaramutse yatannye, uburyo ashobora kongera kugaruka mu ruhongore. Ibi ngibi umukuru w'igihugu yarabisubije, ikindi kandi yanavuze ko rwose anabatumiye. Ntabwo ari ikibazo cyo kuvuga ngo noneho we ubwe ku giti cye nyakubahwa perezida wa repubulika arabatumira. Niba mubasha kubyumva, mubwire ko mubyumva nkomeze. kandi ariko ntabwo ari kuributsa gusa, ni no kubatumira. Bahaye invitation. Invitation ivuga ngo ariko erega niyo waba ufite
ufite icyatumye uzinukwa u Rwanda, icyo cyaha twakikubabarira tukakubwira ngo ariko uracyari uwacu, humura, nta kibazo. cyane cyane iyo umaze kugera ahantu hose, imihanda yose wagenze, aho wageze hose uragenda, ntabwo ushobora kurenza umunsi udahuye n'ikikwibutsa iwanyu. Ndabizi ko ariko bimeze, cyane cyane muri ibi bihe. Noneho ngira ngo muri ibi bihe byatangiye buhoro, abantu bamwe bakajya bava mu Rwanda kenshi bahemutse, akaza yirukankira inaha avuga ngo hano ngo n'abantu bo bafite imiterere yabo myiza ibagejeje aho bageze, ariko noneho ugashaka kuyikoresha nabi. Akaza umuntu yishe umuntu mu Rwanda cyangwa muri Afurika, cyangwa yibye imari y'abaturage, cyangwa ahemutse, akaza yiruka, akaza nka hano cyangwa akajya n'ahandi hano mu Burayi, akavuga ko yazize ko ari umuntu wemera demokarasi, wemera freedom, wemera a thief, a real thief, or a murderer of people, umuntu wishe abantu, murder. Akaza kandi bakamwakira ngo barangiza bakamushyira kuri za televiziyo, bakamushyira ku radio, nuko akavuga ukuntu ari we muntu wumvaga demokarasi, none bari bamwishe arahunze. urumva rero ko nyakubahwa perezida wa repubulika ahangaha hajemo ibintu bibiri. Arimo arabwira abantu ko iwanyu ni iwanyu, iteka iyo ugenda buri munsi uhura n'ikikwibutsa iwanyu, buri munsi ntago bishobora kutaguca mu mutwe, ariko kandi agarutse nanone no kubituma abo bantu bagenda. Ni ibintu bivugwa kenshi, usanga harimo amadeni, usanga guhemuka bitewe n'iki, bitewe n'ibyo wakoraga, bitewe imyanya ya politike, bitewe n'ibyo wifuza. Ariko hariho n'abavuga bati nge gushaka amakiriro, nge gushaka ubuzima, ariko uburyo abishaka akaba aribwo buza gutandukana. Akaba avuga ati reka mpimbe iki ngiki, reka mvuge iki ngiki, reka nsarise u Rwanda, reka mvuge nabi u Rwanda n'abayobozi barwo. Ugasanga rero ibyo ngibyo nibyo bya bindi twagiye tuvuga ko wiro turuvuga, ugasanga wamaze kuba umucakara, kuko buri munsi bagushyiraho iki, vuga iki, ukaza kwisanga mu binyamakuru, ukaza kwisanga kuri za televiziyo, biba bitakibashije kongera gusubira inyuma. Olivier rero narengerageje kugira ngo noneho nyine uwo ari we wese wakumva ko nyakubahwa perezida wa repubulika ubwe avuga ati reka da nimuze nimugaruke, webwe noneho arabitumirira. Ibi kandi ni ibintu yavuze biba bigikorwa n'uyu munsi. Murakoze. wenda reka nkungana gato Egide Olivier Nyangara gatoya. Ndibuka icyo gihe Egide icyo gihe nyakubahwa perezida Peke yaravuze icyo gihe muri Rwanda Day, avuga ati n'abari ngabo barimo kudutera amagi bagombye kuyarya akababeshaho, ariko muzatuka igihugu cyanyu, mudutera amabuye, mugire muti igihe cyo gutaha abo muri kumwe muzabasiga inanga, muzataye mwenyine. Icyo gihe barabakombata muri Kongo. Icyo gihe ati muzataha mu gihugu cyanyu, kizabakira, ariko abo bandi babafasha kurwanya igihugu cyanyu ntibazakizemo. Nakora ngisho kunganiraho, kandi warakoze Egide. Yego, murakoze nawe Damien. Nagira ngo dutangire, dushatse twatangira gufungura mikoro, nubwo twari twazifunguye kuva kare. Abifuza kugira icyo batangaho igitekerezo bagitanga.
ariko hagati aho ngaho Egide wenda reka nse nk'ukugarukaho gatoya kuko ndagerageza kujya nkoresha ingero zifatika. Twigeze kuvuga kuri uyu mugabo wakozeho ikiganiro, uyu Byansi Beka. Hari amakuru maze kubona agaragaza ko yaba ashaka uburyo bwose bushoboka ngo akoreshe kugira ngo mushiki we aze kuba yasubira mu biganiro, avuga ati nabeshye ibyo navuze ku Gicaniro TV narabibeshye. Egide wenda wagira ibyo bitangariza abantu badukurikiye uko bimeze kugeza ubu ngubu, naho uyu muhungu ahagaze kuko mu nyuma yaho ukoreye biriya biganiro. Yego, urakoze Olivier. Nibyo, urabona iyo habayeho ukuri kukajya hanze, kenshi hari igihe umuntu aba akora ibintu ariko yibaza ngo ntabwo bizageraho bikamenyekana, cyangwa se niyo bimenyekanye ntabwo aba mu by'ukuri abaha agaciro n'uburemere bw'uburyo ibintu bizamenyekana. So hari ibiza rero rimwe na rimwe ukabasha kubihakana cyangwa se ukabyanga, ukavuga uti ntabwo ari uko byagenze, ntabwo ari uko bimeze. Ariko ikintu kivuzwe n'umuvandimwe kandi atari muri kadire yo kugira ngo agusebye, ahubwo ari ukuvuga ngo nawe arababaye kubona uri muri ibyo, ahubwo avuga ati nyabuna amazi atararenga inkombe, warebye ukuntu ukagaruka mu gihugu cyawe, ukagaruka mu bavandimwe. Hariho ikintu yavuze ati itaka ry'u Rwanda, donc ubutaka bw'u Rwanda, ati niho so na nyoko bahambye kuko babuze ababyeyi bombi. Ati kuba uri guhemuka gutyo ku ahantu ababyeyi bawe baruhukiye, ibyo rero yabivuze rwose biramurenga, mbese ntiyabasha kwihangana, ararira, bigaragaza akababaro yari afite. Ati none wowe ryabere rya mama twonse, ati nararyonse ndarirekura rifata. Ati uyu munsi ukaba uri kuvuga ibyo bintu bimeze bityo, biharabika igihugu, biharabika cya kintu ababyeyi baharaniye bakadutahana bakatugeza mu gihugu, bakahatwereka, bakadukundisha tukaba. Ati nawe ukabasha uko waba warabigenzaga kose ariko warahakoreye, uyu munsi ukaba uhavuga ibyo ngibyo, kandi akongera akavuga ati mu by'ukuri by'ibinyoma. Uyu munsi rero nyine bisa n'ibyamukozeho ku buryo nyine mu buryo ntazi uko babigenza, ariko yagerageje gushakisha uko yabona abandi bantu ku ruhande bagerageza kushakisha, kuko we ntabyikorera ku giti cye, ahubwo ashaka abandi bantu bagaca inyuma bakajya kumubwira bati ariko gerageza ureke gukomeza kuvuga umuvandimwe wawe utyo, ahubwo emeza neza ko mujya kuganira na Egide yabanje kuguha amafaranga, yabanje kukugura kugira ngo uvuge utyo. Nawe rero akabasubiza atamaye, ati buriya muntu hano wo nzi sindamubona, kandi koko niko kuri. Ngewe sinanazi naho aba, nanjye sindamubona, sindamuca iryera. Nyine habayeho ikintu yatangaje gutya kuri TikTok, atangaje ikintu, umuntu arabibona, umuntu rero amukontakta aramubwira ati se, ati ndabona ko ibi bintu bikubabaje, atariko ati ushobora kumukebura, kandi hariho muwaye nziza, ni ubutumwa ushobora gukora ukabumwoherereza, yabubona. Ni uko nguko habayeho kuduhuza, tutari face to face, ni ikiganiro cyakozwe kuri Zoom.
acishaho message ye. Ariko nyuma yaho mwanabonye ko hajeho n'umunyamakuru, nibyo navugaga, Sam Gode n'umunyamakuru ufite uburambe mu kazi, n'umunyamakuru mukuru, n'umunyamakuru maze igihe muri uwo mwuga. Nawe yaraje arabishimangira. Ikindi kandi nyine nabibabwiye ko we non seulement maze umuntu ariko azi yarazi n'umuryango. Ubu rero nyine muri uko kuvuga gutyo, nanone uyu mushiki we asa nanone naho yavuze ati mureke gushaka gukabya mumuzana b'ibintu bitabayeho ngo mbeshyere umuntu. Wenda nabwo nabicishamo hano mukabyumva. Reka turebe ko biza kunkundira. Ubwo rero mwabana njyewe Ejide ninjye wamwishakiye ntabwo ari washaka Ejide simuzi namurutisha musaza wanjye tuvukana ariko yego akoze ko numiwe koko ukicara ukavuga uti Ejide yamaye amafaranga kugira ngo mvuge ari amagambo kuri musaza wanjye twavukanye mu ndimo tukonka karabaye. Ubwo rero nibishoboka ngo turaguha amafaranga ngo unyemoze biriya bintu Ejide ndabizi ko yaba yaraguhaye amafaranga kwipimana ese mwumva ko abana banjye bazumva ivyo bintu bakumva ko nari nyina w'umutekamutwe. Umva twese tuzapfa ko sinzapfa nk'igicucu we. No. Ejide siwe wanshatse ninjye wamushatse kugira ngo nange ari amakuru urumva, kuko n'ubundi narebaga ko n'iwacu naho tugira Samu yarafashe aramenagura harashira. Nguko rero Olivier, ku kibazo warumbajije aho bigeze, ngewe to be honest ntabwo uyu muntu muzi, nta nubwo mbona uko nari kumenyana nawe bitewe na I don't know. Nge nahaye umuntu platform atangaho message ye. Iyo message yarahise, so nyiri kubona message niwe wo kugira icyo ayikoza, naho kongera kuzenguruka na bya bindi twavugaga nyine, ibyo byose biraza kuza muri cya kindi cyo kuguma kujya kwirota uruva wabaye umucakara kugira ngo cya kintu urimo utsindagira gikomeze gifate. Mesino we yari yagaragaje ukuri kose k'umuntu. Anavuga rero ati nyamara usubije agatema impembero wabivamo ukagaruka ugasubira iwanyu, cyangwa se niba unahagumye ariko noneho hagume, ariko ureka kuvuga ibitari byo, ureka kuvuga ibyo bakubwira gukora byo kwandagaza igihugu n'abayobozi bacyo. Nguko ngaho aho bigeze Olivier. Yego, urakoze cyane Jude kandi no kudusangiza iryo jambo rya mushiki we. Nagira ngo nibarize umuntu uri hano wabuba nko muri Amerika uzi amategeko agenga gutunga imbunda nk'iyo twabonanye Badrama, ibiciro byabyo uko bimenze. Nari ngerageje gushakisha kuri internet kugira ngo turebere hamwe umusore nk'uyu nguyu bisa nkaho ko hora muri social media yiteretse kamera. Bamwe baravuga ko ashobora kuba adakora, noneho akaba ageze kuri level yo kugira ama escort, akagera na level yo kuba yakodesha imbunda ngo yo kwikingira, mu gihe abigaragaza ko ngira ngo twigeze kubona n'undi wayerekaga Damiye, nyuma we yaje no gukurikiranwa arahanwa. Byaje kumumerera nabi, ngira ngo abenshi baramuzi, baje debo baranamusuye iwabo iyo ngiyo za Cyangugu. Ariko ngewe icyo nshaka kwibaza cyangwa nibariza n'abandi barahangaha bagira icyo batubwira, ibi aba bantu bo biragaragara ko byanze bikunze baba bakoreshwa, hari ubushobozi bahabwa, hari ibyo bababwira kujya kuvuga. Impamvu ngari uyu musore we nuko noneho bisa nkaho ubona ko bamutumye kwataka First Family cyane, kuko nibo yibasira nibatuka umunsi ku munsi, naho ibindi byaha byavuga ibyashinje inkotanyi n'ibiki ni ibindi n'ubundi byavuzwe byahimbwe kera
n'abantu batandukanye yagenda asubiramo avuga ku buryo usanga nta kintu gishyashya gihari. Sinzi rero hari umuntu wari uzamutse bwana Egide na Damien, wenda hagati aho ngaho kugira ngo ngo muzamure, cyangwa niba Damien yamuzamuye, sinzi niba hari icyo mwabikoraho commentaire ibyo. Yego, waruvuze ko hari uwo nasuye, nibyo, ni Mako nasuye iwabo, kubera ko nyuma yaho yari amaze kugaragaza, yazanye inkota muri screen kuri YouTube, azana inkota, azana imbunda, azana icyuma, azana ubuhiri, azana nta mpongano y'umwanzi, ibintu bidasanzwe bitajya biboneka, ku buryo rimwe na rimwe umuntu aba nibaza akavuga ati ariko YouTube bigenda bite kugira ngo yemere ibintu nk'ibyo ngibyo ko bicamo. Amaze rero kubicishamo, nibyo twagiye tukibaza tuti ibi bintu birashoboka. Byabaye ngombwa ko nyine tugerageza kumenya muntu tutari ko ni muntu ki. Noneho igenda rero nari mu Rwanda, nagiye rero iwabo, ni mu Bweyeye, neza ni ku mupaka rwose, uhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi, ariko uciye muri Nyungwe, noneho ku buryo nyine wambuka akantu k'akagezi gatoya ugahita ugwa mu kibira. Ni ahantu rero ubureba. Ngezeyo ikintu cyantangaje nuko malgré ibyo ngibyo abavuga, kuko yavugaga ngo abana biga muri za Amerika, muri za Canada, ngo babashaka, ubwo yerekanaga ibyo bintu nyine, yerekana uburyo bazabica. Hanyuma nageze aho mu Bweyeye, nshatse kumenya iwabo, nsanga nyine n'abavandimwe barahari, nganira na murumuna we, arambwira ati rwose biriya bintu narumiwe kuba bikorwa n'umuvandimwe wacu. Ariko mu mafaranga avamo muri ibyo bintu byose, nasanze yarubatse inzu kadastre aho ngaho nziza, ndetse nsanga hari n'indi yari irimo izamuka ya nive ebyiri, za etage, nayo ubona igomba kuba nk'uyu munsi yararangiye. Wowe ukavuga uti ba bantu baravuga ibi ngibi, ba bantu barahamagarira abantu kwica abantu, ba bantu baravuga nabi igihugu, baravuga nabi ubuyobozi, nyamara ibikorwa by'amajyambere wabo birimo birazamuka. Ikindi kandi ababyubaka, abaha akazi ni bene wabo. Hariho nk'uwo murumuna we yambwiraga ati ngewe ndi umuntu hano ukoresha moto, ndakora n'iki, kandi ambwira ati ibi byose abadufasha nyine. Ukibaza uti namwe nimumbwire, uri muri iki gihugu urimo uragisebya, nyamara ibyo ukuramo biragaruka bigafasha abawe. Ariko nabo bakibaza bati kubera iki ibi bintu nyine, niba ashobora kubikora bikabyara amafaranga, bikadutunga, bikadufasha akubaka, akagira ati kuki se noneho icyo gihugu akivuga atyo kandi ibi byose bishoboka? So ni ibintu rero nk'ubwo aho ngaho mu Bweyeye, abatahazi cyangwa abataheruka, nubwo ari muri Nyungwe, ndabamenyesha ko ni ahantu ujya uciye muri kaburimbo. Ya kaburimbo ntigeze nabona ahandi. Kaburimbo babanje gukora, babetona, bashyiraho amamure de stonement, bashyiraho amatara. Ndakubwira ngo muri Nyungwe harimo wifi, umuntu internet irakora, urabireba ibyo bintu ukumirwa. Bweyeye mu Bweyeye. So abantu rero bajye bantu bavuga cyangwa se bakora ibintu nk'ibyo ngibyo, ni byiza kugaragaza nk'icyo, kuko nk'ubwo ngubwo ibyo byose niba narabikoze ndabifilima, ndabifotora, ndabifata amashusho ayo, icyo kiganiro mfata barumuna babo tugane, ni ukuvuga ngo ni preuve, ni ikintu kigaragara ko nyine icyo kintu kiba cyabayeho, bitandukanye n'ibyo baba bavuga, ukagaragaza ukuri. Olivier rero ibyo waruvuze nibyo, narahasuye. Ubu rero noneho kuba umuntu abona umuntu nka Badurama nawe azana imbunda, nk'urumogi kuri screen, nanone biriya bintu rimwe na rimwe uribaza uti YouTube bireka gute ngo bihite, kuko ubusanzwe peu importe n'ururimi waba uvuga baba bashobora ukoresha ubuhanga bwabo bakamenya message urimo utanga. Iyo uhamagarira abantu ngo mwinywere ngo nta probleme, cyangwa ngo imbunda ngo abantu birinde n'iki. So ni ibintu ubundi urubyiruko habayeho kutarureba neza, bashobora kwibaza ngo ibyo bintu nibyo bikwiye. Biterwa n'ukuntu baba bamubona, baramutse bamubonyemo nk'umuntu bafataga nk'icyitegererezo, ubwo kenshi barayoba. Ariko ngira ngo nicyo
ibi biganiro biberaho no kubabwira ko ibyo bintu batari byo. Ku byo wibazaga rero bijyanye n'amategeko bijyanye n'iki, hariho byinshi cyane. Nyir'ubwo wenda uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aze kutubwira, hariho ibintu byinshi cyane, hariho byanze bikunze komportoma y'umuntu, imyitwarire mu mico, uko abayeho. Ikindi kandi buriya iyo uguze ikintu nka kiriya uba ugomba gutanga adresse, bakamenya neza uri muntu ki, bakareba niba nta n'indwara ufite zo mu mutwe, niba kuko ushobora kubikoresha mu buryo butari buramutse urwaye cyangwa se uri umunyamujinya wa cyane, kandi mbona abifite, kugira ngo utazafata decision itari nziza yo kuba warasa umuntu ugendeye ku mujinya ukabije kandi bitari ngombwa. Hariho ibintu byinshi cyane, kandi ndanahamya neza ko buriya mu bihugu nka biriya binashoboka ko n'iduka ryakugurisha imbunda bishoboka ko hariho uburyo bohereza serial number y'imbunda, bakaba bavuga bati imbunda kanaka, bakaba babimenyesha inzego z'ubutasi cyangwa se izindi nzego zibishinzwe, mu kuvuga ngo OKU habayeho ikintu iki n'iki, ni ukuvuga ngo wenda umuntu urashwe n'iyo mbunda, serial number yayo baba bayitanze, ni ukuvuga ngo cartouche, uwo yatusha babasha kwidentifya, bakamenya bati yarashwe n'imbunda iyi n'iyi, yakuwe ahangaha, bagatracking iyo mbunda, bakaba bamenya rero aho bakorera za enquête. So ibi byose ni ibintu nzi ko biba bishoboka, buriya abandi baze kutubwira. Murakoze. Yego, urakoze cyane Jide.